ubuki se ubuki buvuge umuri igihe watereye ubusugi urabizi abaye ariyo urabizi neza ko nabutaye oya urabizi neza ko nabutaye wanyuse bararoga urumva igihe watereye ubusugi ariyo myaka usigaje kubaho yaba ari ingahe igihe natere okay tuvuge wataye ubusugi ufite imyaka 5 gwavuze ko ariyo myaka usigaje kubaho wowe igihe wabutereye ariyo myaka usigaje kubaho yaba ari ingahe buriya rero ngo ubwiza n'ubwenge ni ibintu bitajya bigenda inzira imwe oh yes buranga iyo uri mwiza ntago ugira ubwenge yes ikaze nanone kuri 1% entertainment ikiganiro ni loud and proud amazina yanjye nitwa Morrison C Wazabanga hanyuma mbere yuko twakira uno mwari usa neza mwiza muri kubona kuri kamera zanyu ndashaka kubabwira yuko uramutse ushaka gusohoka ushaka kwiyakira no gutembera muri rusange uraza hano i Remera imbere ya BK Arena hari hoteli nziza cyane yitwa Anna Gold Hotel bagira ibintu byose biri soft biri acrylic n'ibindi byose bigiye bitandukanye ushobora gukenera waje gusaba service za hospitality hanyuma ushaka kubahamagara kubukinga ibyumba n'ibindi byose uhamagara 0782 303 244 mbo kuri kamera zanyu rero muri kwabona umukobwa mwiza cyane mbere yuko atubwira amazina ye arabanza dusobanurira impamvu ari mwiza oya se nugakabye ubwiza buri heze subwo ndakabije mwana se nugatuma umuntu yikirata cyangwa ngo iyo wirase keretse wirase ibintu mvuza atari byo oya rigara ukurengera arabura abanyarwanda uko witwa kugira ngo tugendane ariko subire ngo wese wamvuze ubwo burenganzira mbuguhaye bisabiki bura rero ngiyo umuntu wivuga nyine ngo niwe ngo buri seriye cyane ikibazo ntago ndakura nivuga sindi bukuri kandi ngendeye gukura nkarenga yes uyu mukobwa bamwita umuringa harya no umuringa irihe rindi mwana wase umuringa actress ngaho tubwire impamvu uri mwiza rero sha umva ubwiza rero sinzi nyine ahantu uri kububona ariko buriya none se ngewe ndi impumyi oya bundi bavanga imbere y'ugukunda uri mwiza ubwo uri kunkunda ntakunda abakobwa se ni ngombwa kutsebya abakihanganye mu kiganiro ukavuga ko unkunze wenda inyuma ya kamera ukabihakana ko mama yambujije kugira gute mama yarambwiye ngo ibyo bintu nzabijyemo ningira imyaka senkana ariko se hari ibindi birenze nkubwiye kunkunda gusa imbere ya kamera umurinda gukunda cyane nanjye ndagukunda nta muntu ujya uba mwiza akenyerera ibyo bintu urabizi se wapi ubwiza mani abari karemano umuntu nibyo nyine aba yavukanye ntago uvuga ngo nuko ufite amafaranga oya amafaranga yurayafite ubwo utangiye kuzana ubugona ngo nagukuramo iki n'iki ubona cyane amafaranga nje ikintu nakubwiye nuko ntiwaba mwiza ukennye muri uyu mujyi wa Kigali niyo mpamvu natwe ubona urukara n'ikiko ndi mu mujyi wa Kigali ayashabye uya nshobora kuba najanga mvuye mu ntara si ibintu se bishoboka nje rero mu rugo ni munsi y'umurenge wa Ngoma urahazi harya ubwo ngo miba mu kaye karere na karere nje cyonzi nuko ntuye munsi y'umurenge wa Ngoma umurenge wa Ngoma aho umurenge wa Ngoma cyane akarere ka Ngoma na akarere ka Ngoma ariko n'utuze munsi y'umurenge none se abaho ikintu kigira akarere n'ikigira umurenge none se bibaha akarere ka Ngoma n'umurenge wa Ngoma ese wancuritse neza ugarega kumbeshya ndabizi kuri kavukire oya nje Kigali kuza nago ndi kavukire mwana for sure hako se buriya nibyora kubera ko ngewe navukiye i Kigali ariko i Kigali naravukiye mpaba nk'imyaka 4 nahavuye mfite imyaka 4 reka dute tubigenza gutyo ejo bundi uzatorera he nje nzatorera i Kigali none niba uzatorera i Kigali abantu ntibari kwiyimura kubera ko urumva nese unajya gutorera munsi y'umurenge wa Ngoma twasanga wariyimuye
none se urumva najya munsi y'umurenge wa Ngoma akaba ariho ntorera mwana bizansaba kwiyimba nako ubundi deja namarije no kwiyimba. Ese urabihakanira iki? Wabyemeye bigutwaye? Kubyemera tukigendera bigutwaye. Ese uzatorera he mwana? Uzatorera no kwambuka Nyabarongo. Oyaza uzatora nde? Uzatora nde? Mpayimana. Si wa mwinde? Mpayimana nde? Uko ngiye gutora hano se? Ku gipfunsi. Rero tikiza karubwa mbe nzaho ngiye gutora. Muze keretse ahubwo bemeye nkatora nk'inshuro nyinshi. N'ubwa mbere ugiye gutora. Banumva saa 11 nzaba ndi harya kuki ku kazu kuba aho batora. Ni kuri gisha ni muri banki. Abanyarwanda oya akaze we akakanya ukunze amafaranga kubyo utangiye gutekereza gishe. Ibyari byo byose nzatora. Okay. Narifye. Ese nka buriya urabona ku giti cyawe nk'umuntu w'umukobwa kugira ngo nyine duhite dukubita ibyo bintu tubiganireho. Aka kanya hari nk'umuntu udukurikiye turi mu gihe cy'amatora aramutse akubajije ngo umuri ni iki cyatuma ntora uyu muntu suvuze ko uzatora ku gipfunsi His Excellence Paul Kagame. Umuntu aje kubaza ati umuri ni nk'ibihe bintu bibiri akamubaza bibiri kugira ngo nakugora byatuma ntora umusaza. Mubajije bibiri nagwa mubajije Desa man. Nagwa mbajije Desa bibiri bya rimwe kabiri cyangwa bibiri by'amanoti. Nk'umuntu abona nkanje utuye munsi y'umurenge wa Ngoma hari abantu baba batabizi. Kankwereke. Icyambere cyo. Ura musaza mwana nta muntu wamugereranya nawe. Nubwo tungana gutya, sibyo? Hakabakira abana bavuka ariko hari ibyo tuzi nk'amateka. Sibyo uyu musaza iki gihugu yagikuye suruhehera ahantu habi. Ejo ndara akabona nabonye TikTok. Tipe ari kuvuga ngo ntago natora Kagame. Sibyo? Abantu benshi nyine batangira gutukana ama comment n'ibiki ariko batarangije umuvugo we. Aravuga ngo nta burenganzira bwo gutora Kagame mfite ahubwo Kagame we yarantoye. No umupoetic ariko no akora no we ntago uri kumva se kinashatse kuvuga. Yene yashatse kumvikanisha ko ntago yatora Kagame ahubwo we yaramutoye amuvana ahantu habi yego aramuzahura. Yasoje avuga ngo niki cyatuma ahubwo ntashyigikira uwantoye akangezaho ndaha. Cyekoza nubwo wenda abantu bamwe bajya kure bakajya mu madetail cyangwa nibiki buriya byonyine kuba mu Rwanda ubasha gukora mu gitondo ku manywa ukidagadura ukaza ahantu nkaho ugakora ugataha ibiki umutekano nta muntu wapfa kukurenganya muri iki gihugu. Turi bamwe mu bantu bafite umutekano pe. Habe nijoro habe ku manywa uragenda business zawe na mahoro uraryama ugasinzira mana yanjye ahubwo se cyatuma udatora umusaza niki. None buriya kimwe mu bintu ngiye nakunze cyane ni biriya bintu umusaza akora byo kugera kuri tere. Yego ku buryo avuga umuntu bagahora ati ngewe mfite ikibazo iki n'iki kandi akagikemura. Yewana biriya bintu ntago bisanzwe. Nkeka ko no kwisi yaba no muri Afrika n'ayandi nta handi hantu biba. No kuvuga niyo byaba bihaba akakanya tureba ibyacu urumva ni nk'impano nyine Imana yatwihereye. Yararebye iravuga ati kande mu muntu mukuze kuko yabonaga ko azagirira akamaro abantu barenze umwe barenze 100 barenze miliyoni. Mbo tubiveho rero kuko ngira ngo byagusaba gutekereza cyane ngo kandi ujya ahubwo uvuga ngo byansaba kumuvuga amanywa na nijoro. Umusaza ubundi mba numva yagashatse nk'aga t-shirt akandikaho ngo simbisubiremo. Simbi uwuko ibintu yakoze nta wundi muntu wabikopiya birahira ntago n'umwihariko. Mbo tugaruke rero ku kintu kijyanye nuko uri mwiza. Buriya rero ngo ubwiza n'ubwenge ni ibintu bitajya bigenda inzira imwe. Oh yes. Buranga iyo uri mwiza ntago ugira ubwenge uratukanye. Ibyo bintu ni wowe ubyivugiye. Jesus ni wowe bivuze cyangwa se ngo ukaba ufite ubwenge ubwiza ntabwo. Ariko ngo nta muntu bakivuga ngo ni mubi siko ngo bavuga
ngafite bikomeze ngafite ubwiza busanzwe. Bon, none ubwiza budasanzwe ntabwo ibyo bintu mbizi. hari umumeri bigeze kwakira kuri interview, baramubaza ngo umuntu mubi ngabasate, ngo hoya ngo ntabwo bavuga umuntu mubi, ngo ahubwo ngo hari umuntu ngo utishimiye kureba. umuntu utishimiwe kurebwa. ngaho mbwira rero balancing ubwenge bwawe n'ubwiza bwawe, kubera ko ngewe nkikubona ikintu cya mbere nabonye ni ubwiza, kandi njya numva abantu bavuga cyane cyane abahanga baba barize cyane, nk'ubu nkanjye sinize, abantu baba barize cyane nyine bavuga ko ngo buriya ngo ubwenge n'ubwiza biba bigoye ko bigenda. Ese ubundi ubwenge ni iki? Ubwenge ni iki? Ubwenge siko ntabwo ngira se, bwo ntaba nkubeshye na none nyine ubwenge ni iki? Rego umuntu wese uba kuri iyi si ubasha kwitunga, ubasha kwitekerereza, ubasha kumenya ngo naryamye nabyutse, umuntu aba afite ubwenge. Ubwo nanjye ndabufite. Of course, kuko nimba ushaka kwicara ugatekereza ko ugomba kurya kandi ukazigamira naho uzarya ejo. Ushaka no kutazigamira ukavuga ngo uyu munsi mfite akazi, ejo mfite ikiraka cyaho nzatera kugira ngo ndye. Ubwenge hanyuma y'ubwo waba ushaka n'ubuhe? So kugora Imana. Wowe urabufite? Ugereranyije n'uburyo usobanuye ubwenge. Ndabufite kuko ndikaburira urumva, ndiyambika. Mfite ubwenge. Sure. Ariko bw'abantu bose. Urakoze cyane. Umuringa mu busanzwe ukora iki mwana? Cyangwa usanzwe by'akazi gasanzwe. We mbwira ngo nkora ibi ngibi, nimba uniba nta kibazo turabipromote. Wahandangisha we. Oyazi. Handangire. Uze kuvugisha kameramani wanjye abazi prote. Ariba. Ngenda avuze ngo ariba, we niba ushaka kakurangira aho wiba. Kameramani uriba. Yakurangira cyangwa akaguha prote. Mu bundi mu buzima busanzwe ndumwo actress nkuko watangiye bivuga. Ntago ndayemaramo igihe kinini, ariko bisa nkaho ariko kazi kanjye ka buri munsi. Nabonye kubera ko ntago stalkinze, nabonye ko ufite na channel YouTube channel. Abanje kungenzura. Hoya ahubwo rega buriya ngende umuntu umwe dushobora kurebwa n'abantu senkana 100 igihumbi n'iki n'iki. Numva ibintu nkuziho, hari umuntu ushobora kuba ntacyo na kimwe akuziho. Yego. Hanyuma ni série comedy iki? Nawe twe dukora filme, twatangiye dukora ama short movie. Filme zirangira, ariko kuri ubu hari série twatangiye ntago iragera kure ko ndakeka turi nko kuri episode ya 10. Yego, turi gukora nyine ama series. Yitwa ngo iki se? Yibwira abantu bongera akajwi kugira ngo gukora series yitwa Ishyari n'Ishyano. Ni iri guca ku Muringa Empire. Ibintu byose ukina ni ibyawe cyangwa se ukina n'ahandi, kubera ko uvuze ku Muringa Empire hari umu content creator ushobora kukubona akavuga ati uriya muntu mumpamagarire turebe ibyo ari byo. Ntago nyine wanjye gusa, nyina maje gukina ahantu hagera nko muri hangahera nka 3. Nyuma yahanjye seri ziri latest izo wavuga twenda nk'eshatu heruka kugaragaramo niye Shasu ni seri ni short movie shawe. Nta kibazo byitwa nk'iki. So bon, hariyo nibuka nakoze kwa Nojib official ni short movie. Indi so ari niyo nakinnye muri Bahafrika ariko ntago irasohoka. Sindi nayikinnye ira boro sinjana nayibuka. Cyetse so najya kwisa yitwa gutera. Mbayitwa inzozi. Niba bigusaba gutekereza cyane ugasimbuke nta kibazo. Gusa nyine numva ko uranga abakobwa beza ntabwo mukunda gutekereza. Ega uri kwivuna. Vuga ikije ariko turatekereza. Nibyo nakubwiye ubundi ubwiza ngo ubwiza bucanga ngo mu bwenge bugaca. Turatekereza man, turatekereza ariko ntago ndi kuyibuka. None se nibirangira nagize ndabyibuka. ubu ngubu iyo uri gukora niye
ubu ubu ngubu hari gucaho ishyari n'ishyano yari yabaye ihagazemo gato cyane kubera impamvu zo umukinnyi uri main ararwaye ntabwo ari kuboneka twabaye nk'abayihagarikaho gato ahubwo hari gucaho izo twakoranye na Bijiyo Bija tw'udushoti movie natwo ubu ngubu hari episode ya 2 Bijiyo Bija nyine n'ubundi ku muringa Empire abantu rero bajyo bakore na subscribe barebe n'ibyo badushyigikira umva badushyigikira mbere na mbere ubundi baravuga ngo ujye ubanza ushime shimiye abanyarwanda nukuri babyumve ibintu ntago twe tubimazemo igihe nibwo dusa nkaho turi kubijyamo sibyo ariko ugereranyije igihe twatangiriye kugeza n'ubu n'abasabu dufite nukuri harimo urukundo pe ibintu dukora barabireba barabisubscribinga nukuri mbashimiye mbivanye ku mutima ahubwo n'abatarabikora nabo bibuke gukora kuri subscribe share awanga ijana muri na wange akuzi ko bwa bwenge ushobora kuba ubufite rega ngewe ndi gukotinga abahanga kubera ko nyine nge ndi umuswa ese umuswa amenya umuhanga ate umuswa amenya umuhanga ate oya ntago wamuyoberwa buri abantu b'abahanga tuba tubareba nawe wenda hafi ya ariko nyine icy'ingenzi ni uko ufite ubwenge yes ni ukuvuga ngo wowe content yawe ni amafilime amashoti movie n'ibiki hanyuma se umuntu aramutse kuvuga ati avuze ati wenda ndashaka gukinisha umuringa ndashaka kama support ndashaka ko use we anyinisha kuko nawe ubwawe uri umu content creator yagukura nyine tubwo imbuga na nimero nimba ubishaka uzitange nimero zanjye iyo urebye film ziba ziriho sibyo aho ni kuri YouTube ahandi ushaka kunsanga kuri TikTok hariho umuringa Empire urayandika nyine ugahita umbona na Instagram tumviza arizo mbuga zibanze cyane ubwo aho ngaho umuntu yagucekinze byanga byakunda mwakora uhita umbona nyine ukanyandikira tukavugana ubaye ushaka ko ngufasha kuba nagukinira se kuba we wazi ukankinira naho ngaho nyine tukavugana ngo umukinnyi w'umuhanga ngo abakina role zose nubwo atari ko ngiye mbibona ntabwo numva ko umukinnyi w'umuhanga ari uzi gukina ibintu byose kubera sinzi nyine tu sugo umuntu uzi gukina ibintu byose muri sinema biba byiza ibasha kwiyaminiya cyane muri role zose kuri wowe bimeze bite uye ngiye nta role ntashobora role yose character yose nishakamo nyijyamo kandi nkayikora neza character ikorohera niye character inyorohera ni ukuvuga ngo urumva ushobora kuba uko nanjye yari igenga nijijisha nkajya kubikina rimwe na rimwe iyo nabonye umwanya hari ukuntu uvuga ati njye nakina nk'igisambo nakina nk'umuntu uri mu rukundo nakina ndi gutereta ndi guteretwa ntakina ndi umupolisi umusirikare umukozi wo mu rugo ariko ukaba ufitemo role uvuga uti ewa niyi nayigezemo amataba yabyaye amavuta uzirore nkunda gufilinga cyane role ituma ngaragara nkaho ntari umuntu mwiza sadunda kandi shishura utuka nkuzamukana nyine usibye ubwenge n'ubundi icyo kintu nacyo nari nakikubonye ngaho nyumvira ariko si ibintu dukina ni ngombwa ngo bibe arya buri yisadunda sinonime yayo ni ikikarashika no ngo niyo wizi nyine se ngiye kuvuga ikigaho ngo nsobanure utabuntutse isadunda ni isadunda ni yorore wari umbwiye oya bangwa rukuntu bukina nk'urugero nka filime turi gukora ishyari n'ishyano abantu benshi iyo uyirebye ushobora no guhita unyanga bitewe n'uburyo nyikinamo kuko nyina ntoteza umuvandimwe wanjye ariko nyine kubw'ishyari ryanjye nkamutoteza kabisa haba mu rugo haba ku ishuri ntago mba nifuza nyine ko ari ikintu kizayageraho urumva rero umuntu umbona muri iyo character akavugura umukobwa kabisa n'inyuma ya filime nta kintu turi gufata bigatuma na babagabo batagusanga inbox abahe bagabo bareba filime kubera ko baba bari kureba filime bagomba kuyireba nese ni ngombwa nsange inbox rero ukora
ni ukuvuga ngo nimba nk'iyo filimi wari umbwiye y'ishyari n'ishyano wari ubaye nk'uyinsobanuriyeho gakeya ndumva iri kugaragazamo umuntu ugira ishyari agakora ibintu bibi deje ubwo message mba nayise nyumva kuri wowe umuntu ugira ishyari nyine umufata ute kandi baba bahari tu umuntu ugira ishyari rero mpamya neza ko adatera imbere kubera ko ahora mu gufata umwanya wo gutekereza ku byo abandi bagezeho mwanya w'uko yagafasha umwanya wo gutekereza ibimuteza imbere ahubwo we agafata umwanya wo gutekereza umuringa ageza aha ese umuringa gute twiganye akaba ari gutraininga on YouTube cyangwa muri cinema nyine urumva uwo mwanya ari gufata ni munini cyane kurusha uko yakicara akavuga ngo ese ni iki nakora ngo ngira ahantu ngera urumva rero mpamya neza ko umuntu ugira ishyari ntagatera imbere cyane buriya ngo hari umuntu kureba akavuga ati umuringa apfuye ntariwe kandi nta n'ikintu na kimwe muhuriye sinzi ko uwo muntu ariho wangira ishyari kuri urwo rwego baba bahari ariko baba bahari benshi batandukanye uzi ko wese n'umuntu ukureba gusa kumva arakwanze hari koti noze Israel Mbonyi yavuze ndakeka uramuzi n'ubundi yaravuze ngo nta na rimwe uzigera ubona umuntu kuvuga nabi umuntu ugenda gusebya deje umuntu ugufitiye ishyari ari hejuru yawe wapi byanga byakunda umuntu upureyinga izo rora bari munsi yawe tu ahura munsi y'ibirenge byawe ariko impamvu nayikubwiye nose nyine nimba utatekereza ngo sibyo urugero nimba umuringa afite akazi eske mani hari ishyari ryiza hari n'ishyari ribi hari ukuvuga ngo kano kazi afite reka mwegere mubaze ese aka kazi yakabonye ati nizihe nzira nacamo kugira ngo ngere ahageze urumva ngo bugiye kugisha inama y'ishyari ryaguteza imbere ariko hari n'ujya akavuga cyama nkamwica se kubona arwaye ndabyanshimisha urumva uwo muntu azagira umwanya wo gutekereza ku bye kandi umwanya munini nawe ufite kuri njye azaryama atekereza kandi uravuga neza ko ibyo watekereje cyane iyo uryamye byo kugaruka mu nzozi sibyo urumva umuntu umwanya afite wo gutera imbere ari uwuhe abo bantu reka bajye mu bigori biranabareba nta nubwo macana kubatekerezaho abo bantu ntibajye mu bigori kuko iyo umutekerejeho agufatira umwanya munini kandi ibintu bitaguha inyungu so rero ahangaha mbere na mbere ikintu cya mbere tuganira cyangwa se main purpose nkuko nyirizina ikiganiro cyitwa Loud and Proud tuba tugira ngo tubanze tuganire ku bintu deja byinjiza inyungu by'umuntu akora muri iyo sansi ariko nyine ubwo cyari kibaye nk'igice cya kabiri tuba noneho tugiye kujya ku muringa tuvuye kuri kariyeri filime cyangwa se n'ibindi bintu byose bijyanye na showbiz waba ukora twagiye rero nyine ubwo wenda n'ibindi bisa nkaho bigiye ku ruhande ariko bishobora n'ubundi kuri ratinga ibyo ngibyo ukora nta kindi kintu na kimwe ukora kindi ni ugukina filime abantu benshi banze muri filime ibindi nkora we gusa urambwira ati kirahari kirahari ariko nyine cyakiri pembe ariko ni nka 5 z'impamvu ngwamagaye saa 11 z'igitondo uhita umbwira ko ugiye mu kazi iyo utakavuye oya ntago ari uko gusa barabeshya saa 11 mba ndyamye saa 1 z'umugoroba ngo mani ngo ndi kuva mu kazi saa 7 z'amanywa ngo mari ndi nese ujya uryama mani yego waryama suri muri Kigali ndaryama babarira ndaryama utanteranya n'abanyarwanda ndaryama ntago mba nguteranyije nabahubwo icyo ngewe mba mvuga nyine ni ukuntu nyine mwana umeze nk'umuntu uri busy byahataye uroka ipeto rega mwana ku iki gihe udakoze mu myaka mike iri imbere wazatora nk'amashashi muri Kigali kuko urugero nanjye mba mbona bizarangira none se
nko mu myaka yashize inote y'ibihumbi 2 yabaga ari amafaranga menshi sibyo iyo wajyaga ku ishuri bakaguha pocket money ya 5 habaga akabanuye umaraga igihe nyine utarongera guhamagara ariko until now inoti ya 5 yijyana mu isoko uzana envelope utwaye gutya sibyo noneho bara imyaka iri imbere wenda nk'icumi wibaza inoti ya 5 ngizabikora iki kubera ko iyo bigeze kuri icyo kintu cyo gushaka ibiceri byo ni ngombwa noneho turi gusatira ahantu ubu gutya ndirera nderinda yanjye nta bwana ntataha mba ni papa nk'imama mu minsi mike nzamfite umwana atajya avuge mama ishuri mama hanyuma nzabikora nimba ntarakoze muri iyi myaka uratubeshya ngo uri papa ukani mama n'ababyeyi umuringagira ariko se ababyeyi ubu mama wanjye ahantu ari arabizi ko nicaye hano ntago mbizi rega mama wawe yaba yarakoze akazi ko kubyara sibyo akagushyira ku isi akakurera niba ari amashuri akayakwishyurira ukiga hari imyaka ugera muri rero nawe ukagomba kuba uri standby ku bintu bikureba kuko bangeze ntago nabwira mama ngo nkeneye inkweto gute okay mbo umuri uri ikinege se ubwo bwenge rero nambufite njye nyine ubwo impamvu n'ubundi narinde kuko baza nimba uri ikinege nuko dukomoje kuri cya kintu cy'ubwiza n'ubwenge ngo buranga abana b'ibinege biba byaragoranye ku bijyanye no gutekereza cyane Rigo kwako baba mutekereza cyane siko niko bitekereza ntabwo mbize nanjye pariko ntabwo ndi ikinege vuga n'abana nka bangahe se nyuma yanjye hari inyuma imbere inyuma hari 4 hari 3 nari mbeshye 3 inyuma ninjye mfura mu rugo cyane yo mpamvu usa nkaho ufite ubwenge nubwo yenda ari nako oya ntuka ntacyo muri kubyumva ntacyo none se mwana muri ugira principles amahame ni ukuvuga ikintu wakora n'ikintu utakora kabone niyo cyaba kirimo inyungu ikintu ntakora nicyo ntakora we ku buryo uvuga ngo urugero nk'ubu nkanjye sinakicara mu kabari ntabwo akicara mu kabari ubwo niba ari ako kantu wansanga mu rugo cyangwa gusanga mu rugo nyine ubwo ni ikintu utakora nyine utitaye ko abantu bagikunda utitaye ko ari awo kibangamiye ku buryo uvuga ati iki kintu njye sinagikora so ni iki ntakora we kuko ngo we nta cyakora nanjye ntabwo nkunda akabari ukunda aho byabereye se mu busanzwe usukwa n'igihe mba ntazi naho biri se iryo jambo no kugenda isobanukirwe byarangoye iyo mvuze aho byabereye mba mvuze bwa bufete ububidi aho bapfuye aho bagize iki biragoye kubimbonamo dumwe mu bantu mba numva nakicara ntekereza kuri business zanjye cyangwa se ku nshuti zanjye ariko ibintu bizajya kunsaba ngo ngaho ngo nagiye muri bidi ngo nagiye ngo mu mafesha akabari gake pe ni icyo kintu ukunda gukora se wumva nta ribi ariko ukazasanga cyabangamiye abantu ikintu nkunda gukora nkunda gutuza cyane meze nkaho nyine ndi njyenyine kuko hari nk'abantu benshi abashuti banjye bamamagara muri ngasuke wirata ntukiduhamagara nkabwira ntago ari ukwirata hari igihe aba ari mu kazi hari igihe aba ari ukuba umuntu yafata umwanya wo kwitoreza gusa ariko ugasanga nyine byabaye big deal gusa ntabwo nabishishikariza abandi bantu kuko niko njye nteye iyo rero aba ari principle ubwo ni simbizi kwanga ikintu icyo ari cyo cyose wumva ko nta ribi ariko wagikorera undi muntu cyangwa umuntu yabona yagikoze kikamubangamira kandi wowe kumva nta ribi to icyo kintu yari igihe kiba kiri mu mahame nyine akugenga nuko biba bipanze hanyuma rero turi bugerageze
ntidukoreye ikiganiro kirekire kubera ko urabizi uzagaruka ariko burya nanahaguruka oya yakamwana niwe usohoka mu biganiro bitarangiye mwana ego se yes umuringa rero ahangaha hari kondisiyo y'uko ugomba kunsubiza ikibazo cyose nkubajije nimba ntakizi twagiye reka nkubaze ubwenge mbufite oya ntago wabubura numvisha kuza umukobwa witunga muri Kigali nubwo bitajya bishoboka nta mukobwa witunga i Kigali nugaruka tuzabiganiraho ikibazo ngiye gukubaza igihe watereye ubuki niki ubuki se ubuki buvuge umuri igihe watereye ubusugi urabizi neza ko nabutaye oya urabizi neza ko nabutaye wanyu se bararoga urumva igihe watereye ubusugi ariyo myaka usigaje kubaho yaba ari ingahe igihe natere okay tuvuge wataye ubusugi ufite imyaka 5 bivuze ko ariyo myaka usigaje kubaho wowe igihe wabutereye ariyo myaka usigaje kubaho yaba ari ingahe nahita mpfa ariko ye singushubije se nahita mpfa noneho akubwo nsubije ikira nahita mpfa nyine kuri kubitekereza wikurura biri gusaba ubwenge bwinshi kandi ntabwo mfite nahita mpfa kanyumvira none se ubwo nturi kubyumva ubwo waba warabutaye ukivuka none ukivuka ubwo ibaze nkivuka imyaka naba nari mfite ubwo nunkubitiye mu mashashi mwana sha nuko urakoze so tugana ku musozo rero hari ibibazo nka 2 cyangwa 3 tubaza buri muntu wese ariko umuntu ntago ajya muri detail umuntu wese twakiriye turabimubaza ugiye kumbwira amagambo 3 asobanura umuringa uwo ndiwe first ndi umuntu ukunda akazi ndi umuntu ukunda gusabana n'uwo ari wese ubwo ni social umuntu uri sociable sibyo ikindi nkunda guha agaciro umuntu cyane ntagendeye ngo ni runaka ni iki nkunda guha umuntu agaciro akwiye iyo uvuze ngo akwiye ko numva babijemo indisije no way umuntu rega abafite abagombera kugira agaciro kiwe ubona hari umuntu udakwiye agaciro bitewe nuko yakwitwayeho hari umuntu bava ngo mbere yuko baguha agaciro ubanza ukihe urumva uje imbere yanjye ntiwiha agaciro ndinde wo kuguha agaciro yego ngewe rero nanjye uzakame nukama nzakaguha nimpanguhe ariko wenda tuzahane wenda kaguha 100%. Tuzahane pe uzama nanjye nzago agaciro dupfa guhana nta kibazo yego agaciro ntacyo hanyuma rero ikindi kibazo mu myaka yose ubaye ku isi ntago uri mutoya yego nta mukobwa mutoya nta muntu mutoya ufite umutwe ungana gutyo igihazamwa nuwuhe mwaka wagukomerekeje niki cyari cyabaye umwaka wankomerekeje cyane 2016 ubwo umwe mu babyeyi banjye yapfaga ndavuga papa kuko yapfuye negereje gukora tronkombe pore sana kazi urumva nyine ni ibintu byandemereye cyane ndibaza examen buriyanga abapapa ubundi ngo abapapa basimbora izinga fagitire niyo papa ari haranga bari fagitire zeseve ariko ikindi papa yari inshuti yanjye cyane urumva rero guhomba inshuti iki nawe umubyeyi 2016 kari kera mwana ni kera njye mba numva rejo bundi aya ni kera hashize iminsi pe ubwo maje kumenyera hanyuma rero challenge ya nyuma ndetse tugana ku musozo tugira challenge yitwa briefing challenge niyo
guhumeka. ariko se ubu mushaka kumeza umwuka akakanya oya ntago nguheza umwuka turapiki njye nawe dufitanye ni- ideni ku ni buryo wumva utuntu- wansebya ni utuntu toto cyane tuba turi aho ngaho, ndayiguha uyirebe and then ngukomandinge turahita dusoza. Ndabanza uyirebe, ni ukuvuga ngo winjiza umwuka ukawuhorudinga ukawubana nk'uri mu mazi segonda 30 then ukawusohora, no cheating. okay Pausinga birebe ibintu bisanzwe, ntabwo wa uri pausinga. serious ko ndi bishobora bino bintu ndi kubonamo ibintu by'imitima Oya imitima y'iki se ni gutya ishushanyije tu. okay Zana nkigusobanurire. nabyumvisha ngaho bimwe Ni ukuvuga ngo njye ndaba ameze gutya, ubwo ahangaha ni ukuba uri ready. N'imbaraga 3 nkagira gutya nkarambura ikiganza, urinjiza umwuka, kwinjiza umwuka, urabyumva uko binjiza umwuka. Ningira gutya urabana, ntagucitinga, and then ningira gutya urarekura umwuka. Njye mba nyine ayo masegonda 30 gusa. ninyashobora sha Umuringa mabuja uri tayari. I'm ready. Ikiganza cyanjye urakibona, winjiza ubana urekura, twagiye ready. Ndabara 3 ndabara 2 mvuge go 1 2 go, twagiye ready 1 2 go. Amasegonda manu uziko amasegonda umva 9 ntunyice 9 ni menshi nimba se nuko urakoze. Reka rero tugane ku musozo dushimira abantu bose badukurikiye, kandi nawe ngushimira kuba waduhaye ikiganiro. Dusoza rero uzi imigani? Nta migani uzi? Nta mugani n'umuzi? nayo nzi Sure. ego urukumbaza ibintu bisaba gutekereza kandi njye ntawe njye no Kandi abakobwa gutekereza beza no gutekereza biba dukina saye Okay, so wakoze kuza rero. Abantu rero usibye kuba wabasaba gukora subscribe kuri Umuringa Empire ndetse no kuri 1% Entertainment, ikiganiro cyitwa Loud and Proud. Niki kindi wasaba abanyarwanda? so nariga nta kintu nabasaba kudushyigikira, ibyo biba bihagije. Biriya bintu nta nubwo biba bigoye, ntabwo biba bigoye. subscribe ukare ibintu twakoze, fungura video kuri subscribe ukore ukazogera kugira ngo notification. Ibintu bidasaba n'isegonda rimwe gusa kureba aho ukabikora, abagushyigikiye cyane. Byari ibyo ngibyo. Turabashimiye. Muri wakoze cyane. Nawe mwakoze cyane kutwakira. Ciao. Ciao.